nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukunda kandi mudukurikira by'ingenzi kandi ni iby'agaciro cyane. Ngewe muri kumva nitwa Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo rero mbahereje ikaze mwese aho mugiye muherereye. Uyu ni wa mwanya tugenda tuganira byinshi ku nzozi zigiye zitandukanye namwe muba mwagiye murota, ubundi mukansaba ko nabafasha kuba mwasobanukirwa icyo zishatse kuba zavuga. Noneho rero reka uyu munsi tuvuge ku nzozi zikunda kugarukaho n'abantu benshi cyane muri komenti bansaba yuko nabasobanurira cyangwa se nababwira icyo zishatse kuba zavuga. Icyo nta kindi ngo kurota uri kwambuka uruzi. Izi nzozi zishatse kuba zavuga iki? None se ni inzozi zisanzwe cyangwa zifite ubutumwa? None se ni inzozi ziba zifite umuburo cyangwa ni umugisha? Ubwo rero reka tudatinze turebere hamwe ibisobanuro bigiye bitandukanye kuri izi nzozi zo kurota uri kwambuka uruzi. Mu buryo bwo gusobanura neza izi nzozi reka twifashishe ingingo zigera kuri enye. Mpereye kuri iyi ngingo ya mbere yo gutangira urugendo rushya, ingingo ya kabiri ivuga kurenga imbogamizi, noneho ingingo ya gatatu ikaba ivuga impinduka z'umwuka, iya kane ari nayo ya nyuma turabasha kuba twavuga umuburo cyangwa se umugisha. Izo ni ingingo enye ngiye kwifashisha nsobanura cyangwa se ngufasha gusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota uri kwambuka uruzi. Gutangira urugendo rushya. Iyo urose urimo kwambuka uruzi bishatse kuvuga yuko hari ikintu gishya uri gutangira, nko gushaka akazi gashya, gutangira umushinga cyangwa se gutangira urugendo rushya rw'imibereho yawe cyangwa se kujya mu rukundo rushya. Aho hantu nizere ko turi kugenda tuhumva neza cyane. Ngo niba warambutse uruzi neza ni ikimenyetso cy'uko icyo gikorwa gishya uzagitsinda cyangwa se kigomba kuzaba kigenda neza cyane nk'uko wabyifuje cyangwa se nk'uko uba warabisabye Nyagasani ko yabigufashamo. Reka tudatinze cyane tuze kuba twajya ku ngingo ya kabiri. Uyu munsi ntabwo nshaka ko dukora ikiganiro kirekire nk'ibisanzwe. Rero ku ngingo ya kabiri ngo kurenga imbogamizi. Rimwe na rimwe uruzi rushobora kuvuga ibibazo uhura nabyo mu buzima bwawe. Iyo urose wambuka urwo ruzi ni nk'aho ubwonko bwawe buba bukwereka ko ugomba gutsinda izo nzitizi zose uko zakabaye. Ariko mu nzozi warose nimba wabonye wambutse utahagaritswe cyangwa se utagize ibikuzitira, bivuze ko uzatsinda ibyo bibazo byose. Ariko nanone niba wahagorewe cyane cyangwa se wari wibasiwe n'amazi, ushobora kuba ufite ibibazo bikomeye cyane bikigukeneyeho ubwitange bwinshi cyane kugira ngo bibashe kuba byajya mu buryo. Tukiri ahangaha rero aho tugiye kuba twajya ku ngingo ya gatatu, ni byiza ko nabanza kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, dore ko iyo uyikanze ibindi biganiro byose dushyizeho bikimara kugeraho uhita ubona notification ikubwira ko ikiganiro cyamaze kugera. Rero wibuka no kujya ukora share nyamuneka kugira ngo twagure ibintu byacu bimenywe kandi birebwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nanjye ndi Aizo, wa mujeni wanyu mukunda cyane. Reka tugende ku ngingo ya gatatu tudatinze cyane, impinduka z'umwuka. Amazi muri Bibiliya no mu myizerere ya benshi akunze kuvuga isuku, guhinduka ndetse n'umwuka. Kwambuka uruzi bishobora kumvikanisha ko uri mu rugendo rwo kwegera Imana cyangwa se kwiyegereza ubuzima bwiza. Bishobora kandi kuba ari impuruza ko ukeneye gusenga, kwitekerezaho cyangwa se nanone ukwiriye kurekura ibyaha n'umujinya ufite muri wowe. Aho hantu nizere ko muri kugenda mukumva neza cyane. Rero ingingo isiduha uburenganzira bwo kuba twajya ku ngingo ya kane ari nayo ya nyuma. Mu ngingo twari twateguriye zidufasha gusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota wambuka uruzi. Ingingo ya kane ngo umuburo cyangwa se umugisha. Niba uruzi rwari rutuje, amazi asa neza cyane, uwo ni umugisha. Ariko niba wabonaga rudatuje, ubona amazi agenda cyane, bishobora kuba umuburo ukomeye cyane ku buzima bwawe. Hari n'igihe urota wituramo cyangwa se wirohamo, ukajya usaba ubufasha yuko bakurohora cyangwa se bagukuramo.
icyo gihe inzozi ziba zikubwira ngo witonde mu byo urimo. By'umwihariko birashoboka yuko hari nk'icyemezo ushobora kuba ugiye gufata gikeneye ubushishozi bwinshi cyane cyangwa se ubushishozi budasanzwe. Nkwibutsa ko turi kugenda tugana ku musozo, ariko ntabwo nasoza kino kiganiro ntabanje kuguhereza inama ndetse n'ubutumwa tugendeye kuri izi nzozi tuba twavuzeho kuri uyu munsi wa none, kurota wambuka uruzi. Rero nshuti zanjye, kurota uri kwambuka uruzi si ibintu bisanzwe, ni inzozi zifite ubutumwa buba bukomeye cyane. Itekerezeho kandi usenge kandi utegereze wizeye Imana izabikora. Njyewe reka duhore utaha, ndabakunda cyane.